Muraho neza bakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byamwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsira ikintu busabwa nukubonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Kugira ngo ujye uhita ukibonera kugiye rero mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda ugira uhita ukibonera ku gihe. Yaba aya masomo ngenda mbashyiraho umunsi ku munsi agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, byaba bira bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ugira uhita ubibonera kugiye wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Kandi subscribe mbere yuko ureba ino video. Niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, ariko mbibusa ko ushaka kode ziri koneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935 16 tubwira kare ushaka gukoreramo itariki n'isa tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza ku buryo twatwizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere ni ku cyapa, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa we turi gukosorana kino kizame uri kubona gifite ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari urukiramende? Ese uri kubona ari kare cyangwa ni mpande eshatu? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, nibyo bita ishusho. Umuzenguruko utukura, ubuso bwera, kuvuga ngo ubuso bwera cyangwa kuvuga ubuso bw'umweru ni kimwe n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Kiburira iki? Ari ngo hegereye umuhanda unyerera, beka ngo imbere ipine ryapfumutse. Se akavuga ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, deka ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ariko nkwibutsa ko video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda naraye bakoreye iteguye neza. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo uyisoze nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora cyakunanira. Ndakeka ko hano bamaze guhita iso cy'ukuri, ndakeka ko hano iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se. Ahegera icyago kidasobanuye ukundi, ndakeka ko bamaze guhitamo se. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora mu bizi bibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Ari ngo kilometero 50 mu saha, mbega ngo kilometero 40, sega ngo kilometero 30 mu saha. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosorana ikizami yavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itigeze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Abari kilometero 50 mu saha, atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri. Abari kilometero 50 mu saha. Mbibusa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 335 16 tugufashe kubona kode aho waba rose mu gihugu. Turabigufashamo iyo ufite ibisabwa indangamuntu mu gihe kitarenze iminota 5 umaze kubona kode
tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo, nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kibaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kibaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Niba ugeze ahantu ugasanga umuhanda urafunganye, uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe mw'ibi ngibi. Igihe ari ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kavuga se abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wanjye urafunganye cyangwa ni mugari? Sega ngo umubare w'abanyamaguru, mbere yuko nyura mu kayira k'abanyamaguru ese hari abanyamaguru bangahe? Hari umunyamaguru umwe cyangwa hari benshi? Naho kuri D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nta na rimwe umuyobozi w'ikinyabiziga bashobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Mubona ko ibinyabiziga biba bifite umuhanda wabyo, abanyamaguru baba bafite inzira yabo. Ntabwo na rimwe wabona ikinyabiziga kiri kugitwarira hari abanyamaguru baba bari kunyura, ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu ikintu cyose wareberaho ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko aramaze guhitamo rero D, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiza mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira hehe? Ari aho mu nsisiro gusa. Nabonye abantu bavuga ngo mu nsisiro ntabwo bahazi, ariko wenda nk'iyo bavuze ngo uduhanda two mu nsisiro, ni turiya duhanda tw'ahantu dutuye tuba tudakoreshwa cyane. Usanga hacamo imodoka imwe hagashira iminota 20, hagacamo indi hagashira iminota 10, hagacamo indi. Aho niho bita uduhanda two mu nsisiro. Mu nsisiro rero ni hari ahantu dutuye mu ngo, hari niho bita mu nsisiro. Mbega ngo ahegera inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira kwa kundi ubona hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, bikaba ngombwa ko babimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga batwariye mu uwo muhanda icyo kintu kigiye kuberamo. Ese imburira zimurika zishobora gukoreshwa kugira ngo bamumenyeshe ko bagiye kumunyuraho hehe? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese cyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ni ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Muno nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko cyakagombye kuba icya nyacyo aba ari mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba guha kino kibazo neza neza barakikuha kimeze gutya, ariko kuri A bavuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, urahita uhitamo A ivuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ubwo hano niba bavuga mu nsisiro gusa uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga mu nsisiro ndetse n'ahandi hose uzahita uhitamo ngo ni mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Impamvu babivuzeho nuko bazi ko hari ibindi bibazo byinshi bibazaho, kugira ngo nuhura nacyo mu kizamini urakora mu kanya ube wakibonyeho. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Izihe romoroki? Ari ngo romoroki ifite feri y'urugendo. Mbega ngo romoroki idafite feri y'urugendo, sega ngo romoroki itarenza ibiro 750.
deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Nkwibutsa ko gukosora kino kizamuka gisoza aba ari byiza, kuko hari igihe ukosoye nk'ibibazo bitanu bya mbere wagerwa mu kizame cyawe ukabona bibarije ibyari ibya nyuma. Ni ingenzi ko wajya uyireba yose ukayirangiza, niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Wagiramo ikibazo ukanyandikira cyangwa ukampamagara, ni kuri 0789 nkagufasha nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame iba ari ubuntu. Ndakeka ko hano wamaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, rumoro kidafite feri y'urugendo. Ndakeka ko namaze guhitamo B, ndakeka namaze kuyandika ku gapapuro. Hari rumoro ziba zifite feri y'urugendo, hari na rumoro ziba zidafite feri y'urugendo, ari ugukururwa gusa. Rero niyo mpamvu hano duhisemo B, nicyo gisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ikinyabiziga tubona gihagaze ahantu ijoro ryose, ukabona ikinyabiziga gihagaze ahantu amanywa yose. Rero guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Hehe biba bibujijwe? Ari nko ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Uyu muhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo uhindure icyerekezo. Niyo mpamvu bawita ngo ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. Beka ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Sega ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana budafite metero 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, bashatse kuvuga ngo A ni igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini biba bibujijwe guhagarara akanya gato ndetse no guhagarara akanya kanini. Ikindi kintu, ahandi hantu biba bibujijwe guhagarara akanya kanini ni hariya hano hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, cyangwa hari ahaba hari imirongo yerekanwa n'ibimenyetso ariko idacagaguye. Ndakeka ko namaze guhitamo B, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo? Ari ngo metero 2.50, mbega ngo metero 2.75, sega ngo metero 3, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2.75. Hari igihe urajya mu kizame cyawe ukabona kuri A bavuze ngo A metero 2 na santimetero 50, B metero 2 na santimetero 75, C santimetero 3, D nta kiso cy'ukuri kiri. Imikino bazaba bakoze bazaba bafashe ziriya metero bazihindure no mu masantimetero, biriya bice biri kurengaho babishyire muri masantimetero. Rero ntibizakugore, byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo metero 2 na santimetero 50 no kuvuga ngo metero 2.50 byose aba ari kimwe. Ushobora no kujya mu kizamu ukabona kuri A bavuze ngo metero 2.5, ntibizakugore kuko zeri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiraho, byose biba ari kimwe. Niyo mpamvu kuvuga ngo 2.5 no kuvuga 2.500 byose aba ari kimwe, ntuzabigireho ikibazo. Hano tuhisemo B, hano tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiza mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki?
ese kino cyapa gifitiye ishusho? Ibintu by'amashusho y'ibyapa byarakemutse, mwese muba mubizi. Kino cyapa gifitiye ishusho, gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, handitsemo 30. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, aravuga ngo ahatangirwa serivisi ni muri metero 30 ubwo uvuye kwa kino cyapa. Mbega ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Sega ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona isoko kuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi isoko kuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kurabana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoko kuri amaze kugitamo, ndakeka ko isoko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisoko kuri cyanya cyo nta kindi ni se umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. No kuvuga ngo kino cyapa iyo kibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, uhita wongeza umuvuduko, wongera umuvuduko muto ntarengwa utegetswe uragenderaho akaba ari kilometero 30 mu isaha. Ubwo iyo wageze uhita wongeza umuvuduko, umuto uragenderaho akaba ari kilometero 30 mu isaha. Ndakeka ramuzwe itamo isoko kuri cyanyacyo ari cyo se. Ndakeka ramuzwe yandika ku papuro tare wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, gukora rimwe. Ndakeka ko rero waramuzwe itamo isoko kuri cyanya cyari cyo se. Ndakeka ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarura muri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Na yahe matara adakurikiza rino tegeko? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa amatara kamenabihu, mbega ngo amatara yo gusubira inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A amatara kamenabihu na B amatara yo gusubira inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ntibikurikizwa ku matara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Ndakeka ramuzwe itamo C. Ndakeka ramuzwe yandika ku papuro. Wari wahisemo A ni iso cy'ukuri ariko nta manota bari buze kuguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B biraba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ramuzwe itamo rero igiso cy'ukuri cyanyacyo ari cyo C. Ndakeka ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kibaza ngo iki? Kirabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarura urumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwa zino bagiye kuduha, ukaba wabona tuno tugarura urumuri tw'icyo kinyabiziga mu ntera ingana iki? Ari mu metero 100, mbega ngo metero 150, sega mu metero 200. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kurabana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, metero 150. Waba uri muri metero 150 ukaba wabona tuno tugarura umuri. Ariko igihe ijuru rikeye, iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye ntago ari uvuga ngo ni mu rukerera, oya, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko hakaba hatari igicu kibuditse, babyita ngo ni igihe ijuru rikeye. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 mufashe kubona kode mu gihe gito aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Wazagerwaho kuzakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu ukora ni kimwe, ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789
3 16 26 tukabigufashamo. Ndakeka ko rero mugiye kubyubahiriza, tubibafashemo, nimugerwaho muzakorera imwe muhite mutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze iyo kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? Arabangwa amapikipiki, mbega ngo volomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari giso cy'ukuri amapikipiki, B ikaba atari giso cy'ukuri volomoteri, ndetse na C ikaba atari giso cya nyacyo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, volomoteri. Volomoteri murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, cyo gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo volomoteri iyo uvugije ihoni iri muri metero 20 uba wahita ugira ute ubyumvira mu iyo ntera ya metero 20 iri kuzi gusanga. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri yo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze. Ni nk'igihe cy'imvura hari nk'ibihu, cyangwa se ugasanga ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu. Rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa. Bagaragazwa rero n'itara ryera imbere, naho inyuma bikagaragazwa n'itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo z'iyo mirongo nazo ziba zigomba kugira ukuntu zigaragazwa ku buhe buryo rero? Ara ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, sega ngo amatara menshi asa n'icunga rishije. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Aba ari amatara menshi yera cyangwa rimwe, amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara asa n'icunga rishije nayo menshi. Ndakeka ko uzitamo D. Ndakeka ko muskandika ku gapapuro utari wahisemo ndizako nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ugeze ahabera impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kintu uba ushobora gukora? Murabizi ugeze hariya uhita wakiriza ano matara icyarimwe y'ibyerekezo byombi. Ese ni iki kintu uba ushobora gukora? Ari ngo kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe, mbega ngo guhagarika ibindi binyabiziga no kubasaba ubufasha. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ikindi kintu uba ugomba gukora ni ukumenyesha impanuka, ugahamagara nko kuri polisi ukabamenyesha impanuka. Ikindi ukamenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe kugira ngo baze bafashe abo bantu bagiriye ibyago mw'iyo mpanuka. Ndakeka uramuzitamo A, ndakeka uramuzikandika ku gapapuro utari wahisemo ndizako nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi?
murabizi neza ko biriya bimodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi, hari ibyapa biba biriho. Ese ni ikihe cyapa bashyiraho cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Tegereze neza. Icyapa A ni icyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo long vehicle, bisobanuye ikinyabiziga kirekire. B nayo uri kukibona, kiriya cyapa kirimo inyuguti, ibirango, imibare myinshi. Kareba na kino cyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kwitegereza neza na kino cyapa cyo kuri D ukuntu kimeze. Ese mwa bino byapa ni ikihe bashyira kwa kiriya kimodoka cyerekana ko ibyo ibintu gitwaye biturika byafata inkongi? Tegereze neza mwa bino byapa, uhitemo inyuguti ya nyayo, uyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa nicyo kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwaye ibintu biturika byafata inkongi. Kino cyapa ndakeka kuri kukibona neza. Uri kubona ko mu birango nka kiriya kirango cy'umutuku kiri iruhande haba harimo umuriro uri kwaka, ugahita bakubwira ko ibintu icyo kinyabiziga gitwaye bifata inkongi, ukamenya ko ugomba kwitonda. Ndakeka ko uzwitamo B, ndakeka ko kwandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka ariko nta wakomeretse, ariko ibinyabiziga byanyu bikaba byatangira nk'ibindi binyabiziga. Ese uba wakora iki? Ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, ari ngo gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mbega ngo gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. Se ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. Ndeka ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Kubera icyo ugomba gushushanya aho zagonganiye ni ukugira ngo nibaza bareba se ninde wari uri mu makosa, bibafasha abapolisi kumenya uwari uri mu makosa, no kuzishyira ku ruhande kugira ngo utabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu ugomba gushushanya aho zagonganiye ukanazishyira iruhande kugira ngo utabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko uzwitamo A, ndakeka ko uzwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 cyabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Inzira y'icyerekezo kimwe nayo basobanurira ni ya nzira iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere mpaka uyivuyemo. Rero ugomba gukora iki mu gihe wifuza gukata nk'ibumoso? Hano ibisubizo 4 baduhaye, ari ngo gutwara yegera ku ruhande, gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. Beka ngo gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Se ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese abagomba kwitwara ute? Ese abagomba gutwarira he? Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika. Hano iso cyukuri nta kindi ni se, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda, kuko nubundi niho ashaka kugira ute gukatira. Ndakeka ko muzitamo rero iso cyukuri cyanya cyo, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ese bino byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ubwo ugiye kuvuga ishusho yacyo, umuzenguruko niba kiwufite, ubuso babusute, uvuge n'ibirango, uvuge ibintu bishobora kuranga nk'iki cyapa ku buryo uhita umenya ese kino cyapa giteye ku buhe buryo, ese kino cyapa gikoze ku buhe buryo. Arangwa ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara.
mbega ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Se ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandikirwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Urabizi ya byapa biburira byose biba birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura. Kuvuga ngo mu ibara ritukura ni kimwe no kuvuga ngo umuzenguruko utukura. Ubuso bwera ni kimwe no kuvuga ngo ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ndakeka ko ramaze guhitamo ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ese bikurikizwa gusa he? Arangwa mu masangano, mbega mu bimenyetso bimurika. Bino bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu, umuhondo, icyatsi n'umutuku. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano no mu bimenyetso bimurika. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe. Bino bisubizo rero bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nuko ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu masangano, mu bimenyetso bimurika, mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ntabwo ari mu bimenyetso bimurika gusa, ntabwo ari mu masangano gusa, ahubwo bikurikizwa ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko bari batubwiye ngo ni mu masangano no mu bimenyetso bimurika gusa. Oya, ariko bikurikizwa n'ahandi hose. Ndakeka ko ramuzwe hitamo D, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi. Kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Urabizi niba ikinyabiziga cyawe bagihagaritse ari nijoro, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abandi baza bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kugabanya wenda nk'umuvuduko cyangwa bagomba guhagarara bitewe. Rero ariko ngo hari ibinyabiziga byo bitemerewe, byo ntabwo ari ngombwa kugira ngo bagire ukuntu babigaragaza mu gihe babihagaritse mu gihe cya nijoro. Ni ibihe? Ari ngo velomoteri, mbega ngo pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe. Bino bisubizo bine baduhaye, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, n'ubundi ubugari bwabyo ntabwo bwabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu yo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse mu gihe cya nijoro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'umunsi kirabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira bwo kunyurwamo n'abandi. Aravuga ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Seka tubwira ngo A na B ni igisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyaho ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mukunda kwibona cyane cyane mwa ino mihanda y'i Kigali, nkahora ubona mo hagati mu muhanda harimo nka jaride, ugasanga hari rero muba mushobora guhagarara mu gihe uje waba uri kwambuka umuhanda ukabona hahise haza nk'ibinyabiziga byinshi.
hari abo ushobora kuba uhagaze mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero A, ndakeka uramutse ukandika wapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, hari ikintu cyakugoye ucyandika muri komenti, wabona udasobanukiwe ukampamagara cyangwa ukanyandikira kuri 0789 935 1626 nkabigufashamo nkagusobanurira. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ushaka kode uranyandikira kuri 0789 935 1626 ngufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda uza twigane mu shuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu mu gihe gitoya, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ibindi uri hafi gukora kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho kiba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.